Perezida wa Repubulika Paul Kagame asanga imikoranire n'umuryango mpuzamahanga ari ingenzi mu gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kwihunza inshingano. Biro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutseho kuri wa kane ubwo we na Madame Jeannette Kagame bakiraga ku meza abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda. Reka tubibaze Kwizera Adams. Ku gicamunsi cyo kuri wa kane muri Kigali Convention Center, Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakiriye ku meza abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yashimiye aba bahagarariye ibihugu byabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda nk'abafatanyabikorwa b'imena muri gahunda zijyanye n'iterambere ry'igihugu. Mu ijambo rye, umukuru w'igihugu yongeye kwitsa cyane ku ngingo y'umutekano muke mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse kuri iyi ngingo agaragaza kwihunza inshingano k'umuryango mpuzamahanga, cyane ko iyo bigeze kuri iki kibazo byose byegekwa ku Rwanda. That also shows or maybe prove this will prove ibi nabyo bigaragaza impamvu u Rwanda rwikorezwa ibi bibazo. Impamvu nuko ari bwo buryo bwabo bwo kwihunza inshingano. Ni nacyo gisubizo cyoroshye cyane iyo abantu bababajije impamvu bamaze y'imyaka yose ndetse bakaba bagishaka no kuhaguma. Impamvu nuko batigeze bakemura ikibazo. Rero kuri bo igisubizo cyoroshye ni ukuvuga ko ari u Rwanda rukomeje kugira uruhare muri iki kibazo. Aha niho Perezida Kagame yahereye anagaragaza ishingiro ryo kwihunza inshingano k'umuryango mpuzamahanga, cyane ko iyo bigeze ku mutwe wa FDLR kuri ubu nakorana bya hafi na leta ya Kongo gutera ukirengagiza nkana ibikorwa by'iyicarubozo bikorwa n'uyu mutwe ku manywa y'ihangu. And again associated with that, the very people who usanga bifite aho bihuriye n'abantu basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi baracyahari, baracyafite intwaro ndetse kandi baracyanafite ingengabitekerezo ya jenoside bakibiba mu gihugu cy'abaturanyi mu burasirazuba bwa Kongo, abanashyigikiwe na guverinoma ndetse n'abayobozi muri icyo gihugu. Kandi ibyo bibera mu maso y'umuryango mpuzamahanga wirirwa uvuga ku ndangagaciro zigomba gukurikizwa, ndetse bakanagaragaza ko impamvu ingabo za Loni ziri muri Kongo ari ukurandura imitwe iri kuri ubwo butaka, harimo n'ibyo bibazo byaturutse hano birimo abo bakoze jenoside bariyo ndetse n'ingengabitekerezo ubwayo. Among others, that problem that originated from here, be it the genociders or the ideology itself. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimangiye ko byagenda kose u Rwanda rutasubiraho rwavuye. We have paid our highest price ever in our lives, this genocide. Twishyuye ikiguzi kinini bishoboka mu buzima bwacu, aricyo jenoside yakorewe Abatutsi. Dushobora kubabazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko sintekereza ko dushobora gusubira kwishyura icyo kiguzi twatanze mu myaka 30 ishize, tutitaye ku buhangange bw'uwo ari we wese. Perezida Paul Kagame kandi asanga akwiye ubufatanye bwuzuye mu gukemura iki kibazo, aho kwitana ba mwana, ndetse by'umwihariko hakabaho gusuzuma iki kibazo bihereye ku muzi wacyo, cyane ko ari nabyo biganisha ku nzira y'umuti urambye w'iki kibazo kimaze imyaka n'imyaka. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda.